tumenye kandi twirinde abashimusi b'urubuga rwa WhatsApp. Muri iyi minsi hari abakoresha amayeri bakiba kode maze bakinjira muri WhatsApp z'abandi. Icyo gihe ntuba ukimenya icyo WhatsApp yawe ikoreshwa, kuko uwayishimuse ashobora kuyikoresha mu bujura, mu guhutaza abandi cyangwa kuba inzangano n'ubundi bugizi bwa nabi. Nyamuneka nimube maso, nihagira ugusaba kumusubiza ubutumwa bugufi wahawe na WhatsApp ngo bwakugezaho kubera kwibeshya, ntuzamusubize. Yewe ntuzagire n'undi uzaha ubwo butumwa bwawe, kuko niko kwa kunyanyagiza kode WhatsApp yawe ikabigiye mu biganza by'abo bajura. Dore inama nyayo rero yo kurinda urubuga rwawe rwa WhatsApp. Fungura WhatsApp, urebe ahanditse settings cyangwa parametre, winjire muri account cyangwa se konte, urebe ahanditse two step verification cyangwa verification deux étapes, ukande enable cyangwa accept. Hitamo imibare 6 y'ibanga, uyemeze. Shiramo email yawe nayo uyemeze, maze ukande save cyangwa se enregistrer. Uyu mubare w'ibanga niwo uzajya ubazwa igihe ugiye kugenzura niba WhatsApp yawe ikiri yayindi. Mu gihe uhinduye telefone, nimero ukoresha se, cyangwa usabwe gushyira ku gihe WhatsApp yawe updating. Nubigenza utyo uraba urinze abamamyi urubuga rwawe rwa WhatsApp rukoreshwe nawe gusa kandi mu nzira nzima. Ubu butumwa n'ubw'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB.